nkamenya igitabo cy'Imana kirimo ibibazo. None se nimuvuga ngo Imana yabyawe n'umuntu? Yesu koko umuntu akabyara uwamuremye. Ariko uzi ko muri ibicucu ubu wabyara soja. Kumva bidashoboka ngo umuntu yabyaye Imana, wabyara so? Bikira Mariya yambwira wabyara so? ngende uko ntari Imana, ariko Bikira Mariya yarabikoze. Kandi bavuga ko mvumva nibyo nkubwira, Mariya yari umuntu, yari Imana. Ati ariyo yamuremye. Imana nyine so yarakubyaye, mbwira uko wamubyara. Nubwo Yesu yavuye he? Oya muri yamvo ngwino Bibiliya irabikubwira sha. Nawe ngo yabyawe Imana. Mariya akomoka kwa Adamu, ntubyemera? Adamu yaremwe nande? Yaremwe n'Imana. None se Adamu aje kubyara umwana, waje kubyara Imana ate? Aje kubyara Imana yatesha sharko babishe. No uko genda Mariya yabyaye Imana. Alo yego ninde? Nde mfite abantu tuganira umuhangara nyuma y'isaha. Nuko niko sha ni muri abakirisitu. Abawe n'umukiristo gatolika niko bababwiye. Nuvuga ngo mbese muri Kiliziya yonyine yose, amadini yose y'abakirisitu niko avuga ngo Mariya yabyaye Imana. none nde wamubyaye? Mbese inkomoko ya Yesu ni iyihe ya nyayo? Yesu cyangwa Yesu? Wamenya inkomoko y'Imana sha? Nta muntu uzi inkomoko y'Imana. Imana ntibyara, irarema. Yaremye Adamu, yo ntawayiremye. Mubwira Imana yo ntibyara, irarema. Abakristo bagomba kumenya yuko Imana itagira uwayiremye, itagira uwayibyaye, ntigira intango, ntigira iherezo. Yesu akaba umwana w'Imana ate? Icyo ni ikinyoma, ntabwo ari umwana w'Imana. Ni Imana Yesu. Hari Imana akaba na Yesu. Nyina ninde? Bikira Mariya. Apana Bikira Mariya n'ejo ndi siko muri bicu. Mwakani mwarabatijwe mwitwa bakana. Baba batirije iki? Utazi inkomoko. Mariya ni mwene Adamu, waremwe nande n'Imana. Imana ntigira uwayiremye. Yigize umuntu ate? Kubyarwa n'umuntu. Ibyo twavugaga birashoboka se ko umuntu yabyara Imana? Imana ntigira uwayiremye. Adamu yararemwe, yabyara Imana ate? uburyo bw'umwuka wera. Mwuka wera n'Imana nawe ni batatu. Hari Data wa twese na Mana na Mwuka wera. Iyo uvuze Imana gusa utavuze batatu ntuba wujuje Imana. Imana igizwe n'ubutatu butagatifu. Urabwemera mu badivino bagomba mutambwe? Si bwemera. Ndemera Bibiliya nibimbwira saba de bacu zindi. No. Nabo ntubemera. Hemera umuntu ushaka. Nemera Imana. Itorero ntirizaguca. Abo cyayo. Iyo sukusha. Basho butazangaruka. Bazasha kumana umuntu wica tawuhamuja. Kumana umuntu ni uhica